umeze ute se boss wanjye? Fresh ntari. Uri mu rugo se? Nandi kuri cya cyubako cyanjye ntabwo ndi mu rugo. Uvuze ibijyanye n'icyubako ndabona nti hari akantu system ntakuza ngo dupange ubwo hari noneho kamugereho nyine tubiganireho nta kibazo. Nta kibazo wasimbuka ariko shaka guhita nihuta haraka gahunda ngiyemo mu kanya saa 14. Wasimbuka. Sawa ntaribi ntabwo ndatinda. Sawa. Yego. Boss meze meze neza. Ndabona inyubako yawe uyigeze kure. Ese shaka kubona umuntu engineer yarambeshye cyane ko yarambeshye amande amafaranga ariko giye kumamagara muserere. Serere rwose. Ubu maze nk'ikihe kingana ikibayubaka? Namena atatu. Menshi yakagombye kuba yararangiye. Icyo nagushakiraga urumva ibintu nk'ibi twebwe byatunaniye kubigeraho nyine amahirwe ntabwo angana kandi urabizi twavukiye rimwe ariko nyine ariko ibi nta gikaza muri byo nyine ni bya bindi bavuga ngo amahirwe aruta amashuri cyane. yewe rero ikintu nagushakiraga urabona nyine umuntu yarangije kwiga akabura akazi nyine yihangira imirimo. Yego. Hari umukobwa narindi gutekinika kagira inkuru babariro bimfashemo noneho mwereke sibyo. Ko afite amafaranga by the way. Afite amafaranga ikintu nagushakiraga ndashaka kumurya nko 2 miliyoni 7 gutyo cyangwa 10. Ubwo rero ndashaka kugira ngo ntizi iyi nyubako yawe biguteze mu buhe buryo nyine mu buryo bwo kugira ngo nzayimwereke projet uburyo ishushanyije n'uburyo nyirimo noneho nyuma nzaze kumutekera imitwe nyine nkubita udufaranga nyine ubundi nanjye bite niryohera ukumva ntabwo utwo 2 miliyoni ntago nakuburiramo. Niho ndemera ubimfashe nko gutyo gusa. Ariko nakwe niki muvandimwe gusa gipfa kuba utazayifata muri credit. Oya ntago nayibifata nk'ibyanjye kandi weho nibica muzabyibwira. Oya ni kare nta kibazo uzaze. Ubu ngubu nari mfitanye ibiganiro nawe. Ndashaka guhura nawe byaba ngombwa tukanahagera nkamwereka. Ubwo nyine nubona tuhageze nyine ukabona we ntubitinde uhita ubyibwira. Reka nta birenze ubwo. Mu kanya ubwo turahasesekara. Sawa nanjye reka mpamagare engineer. Sawa sigara ubirimo ntari. Sheri buriya ndi kureba iranzu iwanyu ndashaka kuyibavugururira nkabubakira inzu igeretse nka 3. Yacu. Kuko kadastere ntabwo ihagije. Kadastere ntabwo no kuhagera byonyine ntabwo biba bicishije. Sheri nyibande bari kuguhamagara turi kumwe. Oya iyo ndi kumwe nawe mba ntago mba nshaka ibintu bintera stress. Ufunga telefone basi ko biri. Ntibizongere kubaho. Naho kubijyanye na ya gift nari gomba kukuzanira nibagiye kukubwira ukuntu byagenze. Se mugani ya modoka byagenze bite? Nibyo nashaka kukubwira. Sure nabwiye ko nabitumije iri hafi kuhagera. Indege yari yizanye yagize gutya indege ibikoze impanuka kandi abize indege ikoze impanuka ihitishya yirahiye se imodoka nyine nayo yahiriyemo gusa nyine muri iyi minsi ndaguhamagara izindi ntaribi. Naho kubijyanye na za ndabyo ko nzifite mbese na bazizanye nazivanye muri Edeni izindi zitabweni surprise.
Yesu we. Nzajya nkukora utuntu dutandukanye n'utw'abandi. Urabona ahandi wari warubona? Wazi ko Banza muri Edeni. Edeni se wagize ngo iba mu ijuru ni ku isi. Uzasome Bibiliya bazabikubwira hanze. Reba urwo rurabyo naciye muri cya gihugu bita mu Busuwisi. Twimanukira she my honey. Mu Busuwisi niho naciye nkoreshayo n'aka gashati turagashati uri niho nagakoresheje. Nagakoresheje mu Busuwisi ariko ni ukuvuga ngo ibyo nakubwiraga ariko by the way uzi ko ahantu tugeze ari naho inyubako yanjye Ubatse muri ibi bice se? Allô? Oui boss. Bimeze bite? Nari mvuye mu rugo gatoya. Nari muri pause kandi. Muruvuye mu rugo gato? Magaze ku muhanda ngano tungana ibya nyubako. Umuhanda uwuhe? Nanjye niho nari ndire kunze duhora gatoya. Sawa. Okay. Bimeze bite? Ni sawa. Yego kumana kwawe mwiza. Bakujya n'ibya none se. Ni sawa. Barabuze ko Kugiheza. shangiye nararwo. Nanjye ngiye kwitaba boss none niwe n'abaramwenze duhura. Tuzamukane nyine tugende tunaganira. Kuri iminsi Sana yanjye shama ko ni meza pe. Sha twari tuburanye. akazi kenshi karamira. Meze pe. Ku buryo utasura n'abantu. Ese nta nubwo mbaza amakuru. None si jya umpamagara wowe hari ko none Urebye akazi mfite none. Takaye Wangirira impuhwe. sigaye ukora ese bose Urabizi maze igihe narashimiriye. Ubwo hari umubosi wagiye akazi k'ubuzima. narahenda byumva tumva Utubazo twinshi. nakurikiye wakoze iki se kandi hari ikibazo Ngiye kura boss hano haruguru. yego kugiye kumureba Inyubako yiwe nirarangira arambwira ataranshaka cyane ahubwo shana arayica. noneho ufite n'ibibazo byinshi cyane Azi iminsi vuba ko nananutse. sha washizemo uzi ukuntu mbere wanganaga mwa Ndabwira boss tujye kumureba. ni hafi aha ngaha ntabwo ari ngombwa ko mpakwereka ibi bizajya biba byigaragaza inyubako nziza iri ko iri kubakwa muri aka karere no muri uyu mujyi. Yes of course. urabizi Aha. wita vuba aha ngaha nzayigutembereza iri hafi kuzura nzayigutemberezamo ifite ibyumba 1200. njyeyo aha sheri ntukajya ugira amatsiko batari bashiramo amapisine batari bashiramo amarabavo hariya ni imbaravo kubera ibintu by'amafaranga menshi ntabwo njya biriya bikoresho byo mu nzu ntabwo njya mbibi ahubwo umva birangara disi we no ukajya ugira amatsiko ni byinshi nzagenda ntereka ni ukuvuga ngo gusa nyine mama yigeze kumubwira ko nzakujyana mu rugo ariko mu kanya ngiye kurira indege ngiye mu Bwongereza ufite nkambere hindukira tubiri wagira ngo aho bose ibi bintu ninjye wagombaga kubikora ninjye wagombaga kubikora ariko byanciye kubera kukubarira nyine inkuru noneho nyine mu kanya ndagusezera nakubundi no kugusezera byo ni ukuri kanya nta n'iminota 40 isigaye usiri tugenda wundi sobaranye ni ukuvuga ngo imishinga yanjye biri gupfa ubwo bibaye ngombwa indege noneho
ariko ndagaruka vuba siwe niyemje nzagusobanurira ngeze uyu ryari. munsi ngenda bizi bizemo Ni ukuvuga ngo harimo iriya nzu ndi kubaka muri Washington. Washington niho ngiye kureba aho abakozi bageze. niyande Ni iyanjye. uzayibamo nanjye Oya, ni ukuvuga ngo harimo amaparitema yo gukodesha, ntabwo zose wazibamo se. Ntabwo ugiye kumbwira ngo tuzabayo kandi tuzabaho. Oya, urumva n'iriya nakweretse ifite amapisine hejuru, iriya nayo niyo tuzajya tugenda mu buryo bwo gutembera twiyakiriramo, mu mwanya wo gusohokera ku Kivu twe tuzajya dusohokera iwacu nyine. Ntabwo byumva se. Noneho ndagusezeye, ubundi kugusezera ariko ntabwo ndatinda. Akomana humura, sibyo? Kure y'amaso ntabwo ari kure y'umutima, sibyo se? Noneho nujya unkumbura uzajya ureba aka karabo gafite uburyo gahumura, kagahumura neza ntange, sibyo? Uzajya wumva ari umubavu wanjye. Noneho ntabwo ntinda, ndagaruka vuba. Ubwo ibindi ni kuri telefone, sibyo? wagira gutya cyane. inzira ntacyo Umeze ute? Ni sawa. Ni mugenzi wawe? None se amakuru? meza ariko si meza cyane, ubizi ikibazo twagize. Aya wakomeje kunyizeza ibitangaza, nagezeho ndumirwa. Ubwo buriya umuntu wawe yagiriye ikibazo ku nyubako yawe, urabona ko yavunitse, bisaba ngo abanze akire. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo uzamure ibikorwa umukozi wawe yagize ikibazo runaka. Ariko ndakeka aho bigeze birabura n'ukwezi. Okay, ibyo birumvikana. Ariko gerageza rwose wiminjiremo agafu, kuko nanjye ndashaka kwitaha muri kwa kwezi gutaha. Wenda kugerageza boss nawe kandi wabonye. N'ubu uyu munsi nyure kwa muganga sinakoze, ariko ndakeka ejo twe turi gukora. Sobaneka ejo twe turi gukora se? Okay. Noneho hari gahunda nayo ngiyemo hariya mu mujyi. Bambwira nkabasigira amafaranga muza gukoresha nta kibazo. Okay. Nta kibazo boss. Tugira nk'utumiliyoni 5 nari ndamurisha nta kibazo. Ubwo biransaba gusinya sheke. Nayenze ko ngiye kugusigira 200,000 mukoresha kwa muganga, noneho amafaranga yo kucyubakwa ndaza kugusinya sheke ndakubwira uzatora. Okay, urakoze boss. Sawa rero. Boss mwiza ntabwo ujya ungora. Mwese mu minota mike ndabizikora mbikoze. Sawa rero, reka mbe ngiye. Urakoze. Uyu mushuti wawe? Mushuti wanjye n'umusista twakoranye. Iyo twariganye. Ko ndozi yakara. kuko shana birenze pe. Okay. Jane. Uzandipotinga kuri uyu mushuti. Nta kintu bitwaye. Sawa. Ndaje mugeze ahubwo rero ko bizaba. Ariko sorry, nari ngiye ntagusigiye bya desamiye kugira mu nzu kwiranje. Nimero 078 yego 59 yego 71 yego. So